Hari umupapa bita papa bitangaza na mama bitangaza, ngira ngo urabazi kuri YouTube. Okay, ni byiza. Muranaziranye? Turaziranye. Oh yes, ni n'umugisha kuba munaziranye. Rero muri iyi minsi niba warabikurikiye haje kucamo ikintu gikomeye cyane, baratandukana kubera impamvu zagiye zibaho zitandukanye. Ntashaka kurondora, ariko ikintu nshaka kuvuga ni abantu babinenze bavuga bati niba n'urugo rwasenyuka ntago bakaje muri social media. Wowe ubibona gute iyo ingo zigize ikibazo bakabizana muri social media? Nabonye umugabo ari gukubura avuga ati rwose ibintu ubibona gute? Ubundi uko mbibona gusa sinkunda kuvuga abantu babizi. Kandi nabo nibambona ndi inshuti yabo barabizi, ndabakunda. Gusa byaba bibabaje niba koko iri ari prank, byaba bibabaje. Ariko tari prank nanone byaba bibabaje urugo rwawe gusenyuka ruzana muri social media. Hari ahantu henshi warutwara rukubakika. Rero kubera iyo mpamvu abantu bafite inyota y'amafaranga, bafite nabyita n'inzara, aremera akavuga ati mpemuke ndamuke, nemere nambara ubusa ariko nshobore kurya. Ariko ntabwo wambwira umuntu nka Bishop yabuze umuntu abwira ngo aruhuke, aza kuruhukira hano. Ntabwo umuntu nka Bishop wambwira ngo yafata kamera agatuka umugore utwite meze kuri iyo. Ariko umuntu ufite Imana muri we agira kubaha Imana, akagira gutinya Imana, ibintu byose mbere yo kuvuga akabanza guhindishwa umushyitsi n'ijambo ry'Imana. Turabasuje cyane inshuti bakunzi ba Kiana TV show. Amahoro Imana itanga nabane namwe. Rero aho muherereye hose turabasuje cyane. Nkuko mubibona tudatinze imbere ya kamera zacu za Kiana TV show, tuhafite umubyeyi mumenyereye cyane mu kwigisha imiryango. Agiye uretse ko no mu biterane bamwe bajya bamubona mu nsengero zitandukanye, no muvuga butumwa. Rero turagira ngo turakwakiriye mukozi w'Imana. Murakoze, Imana y'umugisha. Mumeze neza? Turashima Gitare kandi namwe mwakoze kudutumira. Umwaka mwawutangiye mute? Twawutangiye neza. Twawutangiye dusenga, dushima ko Imana yabanye natwe imyaka yose yatambutse. Kandi nibaze ko nawe Imana yabanye nawe. No kuri pe. N'abadukurikira nuko Imana yabanye nawe. Cyane rwose. Kuba badukurikira nuko Imana yabarinze. Rero mukozi w'Imana twatangira ikiganiro dusenga, nk'umukozi w'Imana ukadusengera. Uwiteka Mana isumba byose, turagushimye, turaguhimbaje kuri Imana nziza, waraturinze imyaka yose, n'ubu turi bazima, izina ryawe rihimbazwe. Data mwiza, rero turakunyuguze ubane natwe muri ikiganiro tugiye gukora, ntaba ari twe ahubwo wowe uze ubane natwe. Amagambo yose turi buvuge tuvuge tubwirijwe nawe. Turakwinyize kugira ngo umukunzi mwiza n'abadukurikirana ubane nabo, abarwayi bakize, abarushya baremerewe ubahe ihumure, ibyo bakukeneyeho byose mwami waze kwifuza ku imitima yabo. Shimwe kizwe hejuru tegekaganza, habwa kuzo n'icyubahiro, ni mu izina ry'umwami wa Yesu useze twizeye. Amen. Murakoze cyane. Nge tugiye kubana mu kiganiro ni Jean Marie. Mukozi w'Imana, none se mumeze neza? Turashima Imana. Ingo se muri iyi minsi umwaka hari abantu nyine uba usanga bavuga ngo ngo noneho ngo ibintu birakaze. Noneho urubyiruko buriya rufite na terime bavuga ngo iyo babonye nk'ikintu kidasanzwe baravuga bati noneho uyu mwaka ntuzarangira. Muri kubona noneho mu ngo muri iyi minsi bimeze bite? Wenda gufata ishusho y'ingo zose biragoranye, ariko nko muri iyi minsi cyangwa se nk'abantu nyine urumva ndabazi nyine ntago muri batoya mu rugo, umuntu bimeze biti? Ntabwo wamenye uko bimeze, ariko tumenye uko bimeze ari bitugezeho. Aho zasenyutse tukabibona ku social media nibwo tubimenya. Ariko nk'uko ubizi ntabwo wavuga ngo ingo zose zubatse nabi. Oya, zubatse neza, usibye ko harimo n'izubatse nabi. Ariko byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Ibibi ni byiza tugomba kubana nabyo, cyane ko buriya hari ibihe biraturana. Njya nkubwira ngo ibihe biraturana. Hari ibihe byiza, hari ibihe bibi, ibyo byose kandi ko bigomba kutugeraho. Usibye yuko bitugeraho bitandukanye. Hari abagerwaho n'ibihe by'ubushomeri cyane, abagerwaho n'ibihe byo gupfusha, abagerwaho n'ibihe byo kwishima. Ibyo byose rero ntiriwe nabivuga mu mazina yabyo,
niko bigera ku bantu, ariko ibyo byo kubaka urugo warumbwiye ntabwo twavuga ko ari bibi. Ingo zimwe zubatse neza, izindi zirasenyuka cyane, kandi niko ibihe byubatse, niko igihe cyubatse. Ese tukiri aho ngaho ntabaciye mu ijambo, uvuze ibya social media uvuga ngo kereka ibyo twabonye muri social media. Ndabizi ko nyine uri umukozi w'Imana ujya ubwiriza, ntabwo ujya ukunda kuvuga ku bantu, ariko ngewe reka nkubaze nyine nk'umuntu, kuko banagiye kuri social media abantu barababonye benshi cyane baranabipostinze. Hari umupapa bita Papa Bitangaza na Mama Bitangaza, ngira ngo urabazi kuri YouTube. Okay, ni byiza. Muranaziranye? Turaziranye. Oh yes, ni n'umugisha kuba munaziranye. Rero muri iyi minsi niba warabikurikiye, haje gucamo ikintu gikomeye cyane, baratandukana kubera impamvu zagiye zibaho zitandukanye. Ntashaka kurondora, ariko ikintu nshaka kuvuga ni abantu babinenze bavuga bati niba n'urugo rwasenyuka ntago bakaje muri social media. Wowe ubibona gute iyo ingo zigize ikibazo bakabizana muri social media? Nabonye umugabo ari gukubura avuga ati rwose ibintu, ubibona gute? Ubundi uko mbibona, gusa sinkunda kuvuga, abantu babizi, kandi nabo nibambona ndi inshuti yabo barabizi, ndabakunda. Gusa byaba bibabaje niba koko iri ari puranka, byaba bibabaje, ariko tari puranka nanone byaba bibabaje urugo rwawe gusenyuka ruzana muri social media. Hari ahantu henshi warutwara rukubakika. Hari abantu batubanjirije bakuze, abakuru b'itorero, hari abantu bakuze bafite ubunararibonye, mushobora kuganira umutima wawe ukumva uruhutse, cyangwa se n'ibibazo byagukomereye byakurenze, hari aho wabitwara. Ese buriya ko ari bakuru ntabaciye mu ijambo, buriya wenda ntibaba bavuga bati reka twereke n'abantu babone ko ibingibi bibaho. Nyine nagira ngo wenda ushakishe nk'isomo wenda baba bari gutanga. Ndabizi ko wenda hari uruhande ushobora kujyamo ukavuga ati hariya nta somo utanga ku muryango rimeze kuriya, nta na rimwe. Ese uratanga isomo y'uko uri umugabo usahura urugo? Uratanga isomo se ko ushobora kwita umugore wawe utwite ko ari umusambanyi, abana bawe bumva? Uratanga isomo se n'abuzukuru bazabyumva? Ahubwo RIB izadufashe. Sinjya nkunda kuvuga ibintu, ariko impamvu mbivuze, reka mbabwira abantu bakinisha umuryango, ariko umuryango ni ikintu gikomeye kituruta twese. Kandi nkunda kubwira abantu ngo twebwe aba bana Imana yaduhaye, Imana itunyuzamo tukababyara, si abacu, ni abana b'Imana n'abana b'igihugu. Rero iyo birababaje iyo ababyeyi aribo batangiye kubica mu mitwe. Muzambabarira ababyeyi, ariko iyo ngeze ku bantu basenya umuryango birambabaza. Mushobora kwisenya mwebwe ubwanyu, ariko iyo musenya umuryango, erega iyo mvuze ngo gusenya umuryango, bariya abana bawe basenyutse imitima. Ku ishuri aho bajya kwiga babona biriya biganiro, bakababuringa, murebe nyina na si byo barimo, ku buryo n'umwana. Noneho reka tureke ibyo ngibyo, niyo uriya mukobwa wazajya gushaka, umugabo uzamushaka, umukobwa we nakora amakosa, umugabo azamubwira ati nyoko na so se si byo yari bakoraga. Rero ababyeyi, inshuti, bavandimwe mu nyumva, mureke tube seriye mu bintu byerekeye umuryango. Uwo muryango wawe si uwawe, ni uw'Imana, ni n'uw'igihugu. Abo bana n'abana b'igihugu. Haleluya. Reka mbaze mbere yuko tujya kure nsome icyanditswe kimwe. Ndabizi ko warumbaje by'umuryango n'iki, ariko n'icyanditswe ngiye gusoma ntabwo ari cyerekeye umuryango, sibyo? Gusa iyo umuntu arimo gusenya umuryango birababaza cyane, noneho ukabizana nka prank kugira ngo abantu bakumenye. Erega hari ukundi kuntu wamenyekana ukoze ibintu byiza. Ese wagiye gufasha imfubyi, wishyira kuri kamera, ubona ntabwo bigize umusaruro mwiza? Ese wishyuriye abantu mituweli, ujya kuri kamera, ubona abantu ntabwo bakunze ibikorwa byawe? Ese wasaniye inzu umuturanyi wawe, ubona ntabwo abantu babikunze bakumenye? Kimwe nuko hari n'abavuga bati ntibikwiye kujya kuri kamera. Oya,
hari ibintu tujya dukora atari uko tutabizi ko bidakwiriye kujya kuri kamera. Iyo utanze kuboko ibyo ntabwo ari ugutanga, no gufasha. Kandi iyo ufashije uba ugira ngo igikorwa cyiza ukoze n'abandi bakibona babe baza mwifatanye muba mwagikora. Niko bimeze nyine abantu niba utanze, nanjye umutima ushobora kuvuga ati ariko nanjye uzi ko mituweli 5 nazitanga. So rero buriya gutanga ntabwo iyo birivuga gutanga nshobora kuvuga ngo ndaguhaye, nguhaye inka, nguhaye iki, byo ni ugutanga nge nawe, ni ubusabane twifitaniye. Ariko ndavuga gufasha, umutima ufasha. Gufasha rero bitandukanye no gutanga, kuko urafasha umuntu utishoboye, sibyo? Ariko gutanga, ushobora gutanga ugaha umuntu unishoboye ukamuha. Yes. Ushobora kuguha inka kandi ufite inka, ushobora kuguha inka kandi ufite, ushobora kuguha inzu ufite indi, ushobora guha ikibanza ufite ikindi. Ibyo nibyo bita gutanga. Gutanga ndaguhaye, sibyo? Ufite umutima wo gushaka gutanga, sibyo? Rero ushobora kugutanga bitandukanye no gufasha. Gufasha ndimo ndafasha umuntu hariya utishoboye, sibyo? Kandi nyamara igikorwa ndimo gukora nkeneye ko hari abandi nabo bagikora kugira ngo icyo gikorwa kigera hano, nk'isomo waba uri kubaha. Rero ibyo ngibyo ni ibintu n'akari gacemo biratandukanye. Rero icyo nari mbivugiye, bavuze ko bakoze prank kugira ngo babamenye ngo bari barabyibagiwe. Ariko hari ibikorwa byiza dushobora gukora abantu bakatumenya. Hari ikintu wakora abantu bakakumenya cyiza. Hari abakobwa babyarira mu rugo iwabo bakabanga, abo wagenda ukabafata 4, 5, 6 ukabishyurira icyarahani cyane, ejo nabo bakihangira imirimo bagakora. Icyo si igikorwa cyiza. Ubufashije babana kandi ubufashije n'igihugu cyane. Kandi iyo uri umukozi w'Imana nuko ugomba gukora ibintu byiza biteza imbere igihugu cyawe, ugateza imbere abanyarwanda, kandi nawe ukaguteza imbere. Kuko sinibaza kuba uri umukire ariko ufite abantu bakuzengurutse bose babakene, ntacyo byakumarira cyane. So hari ibintu rero wakora ukamenywa. Mbwira bene data muzashaka ibindi bintu byiza mushobora gukora babamenyeho, ariko ikintu cyo kubeshya, ikintu cyo kugaragaza ubujura, ikintu cyo kugaragaza kwita umufasha mwashakanye ndaye, nicyo ni ikintu utazapfugaruye, ni ikintu kizahura muri social media. Abakwe bawe bazakibona, abakazana bawe bazakibona, yewe n'abakozi b'Imana bagenzi bawe ndibaza ko batazagikunda. Rero ibyo bintu birimo kuba ni ibintu bizanwa n'ubuhenebere bwo kwimura Imana. Ubuhenebere buterwa no kwimura Imana mu mitima yacu. Nibyo nari ngiye kukubaza, nk'abantu b'abarokore nabo n'abarokore. Harya buriya si pasiteri, harya uriya mugabo ni umushumba rwose, ni bishop, ni umukozi w'Imana, nge turanaziranye. Rimwe yiyeze gutangira ibyo bintu byo gushaka kubwira umugore muri social media, ndamuhamagara. Naramwihamagariye nawe nambona azabyumva. Nabwo yamushumba, turakubaha, turagukunda, ariko ibintu byo kuzana umugore wawe kuri social media mbabarira ubirekeraho. Yaranyumviye. Ntabwo nzi ihamuka yahuye naryo, ntabwo nzi igikomere afite, ariko niba azanyumva rwose. Nabonye ko muri iyi minsi nzanamuhamagara, by the way ni umunsi namuhamagara. Ariko rwose niba azambona atubabarire nk'ababyeyi. Ntabwo ari byiza kwambura umuso umugore wawe ukamuvuga ibintu nka biriya. Ibi ni ibintu tugakorera kuri social media, ariko ejo hari abantu bazatubona, abakwe bawe bazakubona, abakazana bazakubona, abuzukuru bawe bazumva ibyo wavuze ntabwo ari byo. Kandi kugira ngo uzambwire naragukambiye narakuyemo amadolari yanjye ngo njye kugisiba, ntabwo bizakorohera. Rero nibwire nawe nkubwira, unyumva n'abandi mbabwira. Hari n'abandi bazizana kuri social media. Mureke rwose, mureke tureke gusenya imiryango yacu. Ntabwo ari byiza. Suko abataza hano, suko hari imiryango myinshi irimo gusenyuka muri aka kanya, ariko ntabwo irimo kuza kuri social media. Ibyo rero bituma bidatera abana bacu gutinya inshako. Ubu hari umwana ukubwira ati ngiye ntabwo nzashaka, biraterwa n'iki? Biraterwa n'ibintu nk'ibi. Hari umukobwa ukubwira ati ngewe ntabwo ujya ubona se abantu bakora ubutinganyi, wagiye se buriya ngo niko bavutse. Oya, ahubwo ibintu ni ibintu bakora batinya kubera ibyo barimo kubona. Kuva se ndajya gushaka, ejo bundi bishop wese nabonye rusenyuka. Ubundi abantu bazi ko abakozi b'Imana ari abantu bafite ingo nziza cyane. Kandi suko bamwe bafite ingo nziza,
hari igihe ushaka umuntu akakunanira, Yeah. hari igihe ushaka umugore akakunanira, Yeah. hari igihe ushaka umugabo akakunanira. Ibyo bintu bibaho, ariko uko bibaye siko tugomba kubizana biberaho mu hano. cyumba iyo Yes. ngiyo. Ubundi social media ijya idufasha kumenya amakuru, ariko amakuru y'ibintu biri budufashe. Rero iyo uzanye ukaza kutubwira ko umugore wawe ari umusambanyi, umutukira kuri social media, nta kintu birimo byubaka uru rugo rwenda gusenyuka. Iyo uje ukagaragaza yuko ari amafaranga wajyanye, nta kintu yakabaye yubaka urugo, nta kintu uri kutuzanira. Ahubwo icyo navuga ni iki, njye mbona uyu muryango ni umuryango mwiza nkunda, ni umuryango mbona ufite Imana, ariko sinzi ikintu cyatumye bagera hariya hantu. Ariko icyatumye cyose bagera aho hantu haracyariho ibyiringiro, bene data, haracyariho ibyiringiro yuko n'igiti gitemwe gishobora kongera kigashibuka. Bitavuze ko ibyababayeho batakongera kuba abantu beza. Yes, ni abana beza, n'abana b'Imana, ariko gusa batubabarire ikintu ntikizongere, ko ibi bintu bibaye nka kabiri kuri bo. Yego. Hari n'indi audio mfite, uyu mu bishop nanone arimo atuka madamu we cyane. Ariko sinzi niba ari byo koko cyangwa ari ijwi ry'abapirasi, ntabwo mbizi. Ariko niba ari byo koko, nibasubire ku rufatiro rwa Yesu Kristo, nasubire ku rufatiro rwa Yesu Kristo, kugira ngo ashobore nuko areka madamu we kugira ngo akorere Imana neza. Ese reka nkubaze nk'ikibazo, wenda uhita udusomera umurongo wari ugiye kudusomera. Wari utubwiye ko mbere hari uburyo wabahamagaye. Oya, nahamagaye umupapa, numvise kuri social media arimo abuvuga umugore nabi. Umugore nibo bwa mbere yaje kuri social media, noneho ararakara atangira kumwataka. Noneho ndamuhamagara ndamubwira nti mbabarira, ntiwongere gukora ibyo bintu, kuko urwego uriho n'Imana ukorera ntabwo ari byiza. Ngerageza ndamuhugura, ariko arumva. Ni umugabo mwiza pe, iyo umuhamagaye ukamubwira arumva. Ariko bigaragara yuko hari ikintu, sinzi na madamu wakizi, ariko ashobora kuba yarakuranye ibikomere bitandukanye, noneho akantu gato kagatuma aba yafata imyanzuro. Hari abantu nyine ibintu bibaho bitoya, ugasanga nyine ibintu byose bisakubita hasi. Yego. Kuri ubu ngubu baravuga ngo ni ukumena umuceri. Iyo miceri ariko hari abantu bayirya ntibayimene. Bimennye ikintu ubu cyangije, sibyo? Ariko iyo miceri bamena, ni ukuri hari abantu yafasha. Nubwo ndabizi ko ari terme, ariko nibyo nshaka kubabwira, iyo miceri mumena hari abantu yafasha. Ntibakamena imiceri, hari abantu ushobora gufasha. Rero nkanjye nk'umuntu usanzwe nkora ibiganiro byo kubaka umuryango, nabanenga nkavuga ko ibyo bakoze atari byo, kandi babyumva ntibizababaze ko ndabakunda, murabizi. Yego, ntabwo muri inshuti zanjye cyane, ariko nzi ko twigeze gukorana ibiganiro, kandi nta kiganiro na kimwe ndabakoraho. Sinkunda no gukora ibiganiro ku bantu, ntabwo ari byiza. Twatumwe kuvuga ijambo ry'Imana no gusana ibisenzegere no kuvuga ijambo ryurutse imitima. Rero kuba mbivuzeho ni ukugira ngo gusa bamenye yuko atari byiza, kandi barimo kwisenyera. Oya, nta nubwo ari iyo topic, uretse ko wenda duhise tubiganiraho. Wenda bijemo kubera ko twari dutangiye kuzana nyine ibintu by'ibibazo byo mu ngo n'iki, tugahita twibaza abantu bazana ibibazo kuri social media. Rero ntago wenda ariyo topic, ntacyo dusomera iryo jambo ry'Imana. N'ubundi ni inama tuba dushaka, tuba tugira ngo abantu bige, tuba tugira ngo abantu bumve ikintu bagakoze, byumvikane. Nawe wenda utekereza kuvuga ngo ujye ubabona, hari n'izindi story zadutse muri iyi minsi, ngo runaka ngo azana abantu ngo bakarira, ngo bafite ibibazo mu ngo, ngo bakarira. Sinzi niba ibyo bintu nyine waragiye ubyumva. Najya mbyumva. Abantu babinenga, abandi bavuga bati mujye mubareka baze baruhuke. Ubwo nabo ubabwiriyemo. Ari ahantu erega baruhukira. Buriya reka nkubwire, erega hari nk'ubuhamya nemera. Yenda avuga Imana nari meze gutya, Imana inkura. Buriya nka mu masharire niyo yavuze, nta kibazo cy'ingengera, kuko ubona iby'Imana, ubona imirimo y'Imana muri we, ubona Imana yamukoreye ibikomeye, sibyo? Nubwo abahetazi batajya bamuburaho kumutera amabuye, ariko mu by'ukuri nabo wabaha abana 5 cyane, ukaba udafite umugabo, ukaba udafite akazi, uvuga Imana gusa, wabona ukabona abana barize barambaye, baboneyeho baba. Reka mbabwize ukuri, uwo muntu abakwiriye umudari. Abadamu bameze batyo bakwiriye umudari, kandi nta kindi kintu nko kuvuga gusa nabayeho gutya, nakoreye Imana, nkubitika, nkorera Imana bankubita.
ibyo ngewe nta kintu namuvugaho ahubwo akwiriye umudari abadamu bameze gutyo ariko umudamu tuvuga n'ugenda agafata ibintu bitabaho nk'aba ukavuga ngo umugore wawe n'umusambanyi ukabishyira hariya abana yabakuze bari mu secondary bumva atari n'abana bavuga ngo ni abana bato batazi kuvuga oya ibyo bintu bikwiriye gucika oya ntabwo ari byo murimo murisenyera abanyarwanda bavuga ngo usenya urw'umutiza umuhoro ariko noneho twebwe ntabwo ari byo dushaka turashaka kugira ngo ahubwo tubatize uko mwakubaka sibyo ntabwo dushaka ko tubatiza umuhoro wo gusenya n'ibisigaye ahubwo hari icyo wakora bigahinduka wa mugabo we ushobora gusaba abanyarwanda imbabazi ushobora gusaba umugore wawe imbabazi sibyo ntabwo ari byiza guhagarara ngo urebe umutegarugori umuntu wabyariye u Rwanda umufate umwambike ubusa kari akageni ntabwo ari byiza n'abafite iyo mitima bayirekera aho ngaho hari ubuyobozi wajyaho ukababwira hari abakuru b'itorero wajyaho bakagusanira mu mutima yenda natwe n'ubwo yenda mwaduhamagara natwe tukagira ko twabaganiriza natwe turababyeyi erega si uko ingo zidasenyuka hano hanze ariko kuruzana kuri social media se bibaho warenze ugatuka n'umugore wawe bigeze hariya oya ndakunenze rero kuba binagoye rero mami buriya hari igihe ubona n'umuntu wo kuganiriza nawe muri iyi minsi barahari benshi yewe na RIB irahari nicyo kibazo na RIB urayisanga ikakuganiriza ntabwo se na RIB urayiganiriza bakakuganiriza bakagushyira ku murongo batagufunze nyine wamagaye RIB ati ngiye nkeneye ibitekerezo mu n'abantu urugo rwanyu rurasenyutse bagutabara da none se nyine RIB ntabwo ibyo ngibyo wowe irabikora n'abandi wenda urabikora uragenda ukayegera reka nkubwire ibintu byose birimo amakimbirane ibintu byose byagaragaza ko bigara mu nzira yo kwicana sibyo kandi twarabibonye ko umugabo ari hariya tuka umugore agira gute biriya byose ni ibintu bigana mu makimbirane byose rero ubuyobozi nicyo bubereyeho nuko yangira ngo biriya binakomeje bihinduka n'icyaha ahubwo kinarimo ese ugira ngo gutuka umuntu w'umubyeyi kuri ugira ngo si harimo icyaha wari ubizi harimo icyaha gikomeye cyane umushinja ibintu atakoze yakureze bya bibazo ariko nyine turabyumva hari n'ugiye biterwa n'akandi kantu umuntu wese yishyizeho kamara inyota nabyo bijya bibaho ntawamenya ariko nk'abakozi Imana byose bamvuze ariko ndimo ndavuga nk'abantu bajya bakora na Theo ejo bundi rega yarabivuze tutaranarenga aho ngaho Theo aherutse kuvuga ati muri ibisambo nyine tukabantu koko aravuga ati mwe mwaranshutse mu inzoga ati ngirane nyine yaratwumvikanye ntabwo njya nemeranya n'umuntu uvuga ngo baramushutse ari umugabo mukuru ufite abana ntawamushutse ahubwo yarabadimarinze akunda ibyo bakora nawe arabikora ariko nanyumva n'inshuti yanjye Theo nta muntu nakwemera ko yagushutse keretse yenda yarakuduraze ukisanga wabikoze ariko kuvuga ngo yagushutse mu bitekerezo umuntu w'umugabo ufite abana n'umugore bagushutse oya ibyo ngibyo ntabwo nabyemera yabikoze yabigambiriye abona ko ibyo bakora n'abari byiza ahubwo aho ngaho tubonamo satani ariko reka dusome iki cyanditswe kuko iki cyanditswe kirakwereka impamvu ibyo byose birimo kuba erega ibi byose biba mubona mu bakozi Imana n'abandi bose byanabagaho biterwa n'iki se mbaza ngo biterwa n'iki biterwa no kwimura Imana mu mitima yabo iyo wimuye Imana hari ibindi biza ukabyimika muri wowe reka tuhasome urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 1 umurongo wa 18 umutwe wawe ijambo uvuze ngo iki ngo ubuhenebere bwatewe no kwimura Imana iyo ubona umuntu anywa ubona umuntu asambana iyo ubona umuntu yiba iyo ubona umuntu afite ubutekamutwe ibyo byose kandi ari n'umukozi w'Imana yaramenye biba bitewe yuko yimuye Imana muri we kuko iyo ufite ubumana muri wowe iyo Imana iri muri wowe imbere umwuka wera araza akaganza muri wowe kandi iyo mwuka wera muri kumwe ntabwo ushobora kwiba ntushobora gusambana ntushobora kwandarika uwo mwashakanye ntushobora gukora imirimo mibi yose ya kamere kandi iyo ni imirimo ya kamere iyo ubona umuntu ajyara agatukana bagatera kamera agatukana ni imirimo ya kamere iyo yose rero biterwa n'iki no kwimura Uwiteka muri wowe ariko umuntu ufite Imana muri we agira kubaha Imana akagira gutinya Imana ibintu byose mbere yo kuvuga akabanza guhindishwa umushyitsi n'ijambo ry'Imana reka tubanze dusomere ijambo ni Abaroma 1:18 ariko dusome ku murongo wa 21 ahandi two kwirirwa tujyayo haranditse ngo kuko ubwo bamenye Imana batayubahirije nk'Imana
habe no kuyishima, ahubwo bahinduka abibwira ibitagira umumaro, maze imitima yabo y'ibirimarima icura umwijima. Bise abanyabwenge bahinduka abapfu. Katurekeraho. Bise abanyabwenge. Reka tuvuge niba koko harimo puranka. Ushobora kwita umunyabwenge bateka nkore puranka menywe, ariko ugiye kumenywaho ikintu kibi, n'abuzukuruza bawe bazagira gute? Bazakwibukiraho, bazakumenyeraho. Ese niki twakora kugira ngo tumenywe n'abana bacu bazamenye ko twakoze n'ibintu byiza? Hari ibintu byinshi wakora kugira ngo umenywe, niba aricyo katuvuge niba ko ari puranka. Ariko niba atari puranka, hari uko ushobora kwimura Imana ukanywa inzoga zigakoresha ibyangwa n'amaso y'Imana. Ese wenda turi no kugana ku musozo, ibi ngibi twabivugaho, ndabizi twabivuganaho igihe kirekire. Turi kugana ku musozo, hari abantu nakubwiraga, hari abantu badafite, abantu basa naho badafite. Ndabyibuka ngewe hari umuntu twabanaga kuri groupe ya WhatsApp, urareba groupe ya WhatsApp ibiriho abantu batandukanye, ariko umuntu sinzi ikibazo yabajije cyo kubyara kigendanye no kubyara, avuga ati ni iyo bigenze gutya biba bimeze gute iyo utwite. Urumva nk'uwo muntu ashobora kuba adafite mama agisha inama, nyirasenge, kugira ngo ubaze umuntu kuri WhatsApp, kuri groupe ya WhatsApp utazi n'ubaza. Urumva ni groupe, ndayizi iyo groupe nyine yari irimo abantu nanjye sinari mbazi, nyine kwa kundi umuntu agenda atora abantu batandukanye. Rero birashoboka kwenda kugira ngo umuntu aze kuri kamera, hari igihe aba adafite abantu runaka. Hari n'umuntu ushaka kudukurikirana gutyo yari afite wenda ibintu byo kuza guta umuntu hanze gutyo, gusebanya, kugira gute, ariko atari umutima mubi, ahubwo yumva ariho hantu ashaka kuruhukira no kugira ngo abwire uwo ashaka ko bigeraho. Reka nkubwire, usibye ko twese dukora ibiganiro kugira ngo turebwe kuri YouTube channel zacu, yenda tugire n'abafollowers cyangwa se dukore n'amafaranga, ariko biragatsindwa kuza gukorera amafaranga ndimo marabika. Biragatsindwa kuza kugira ngo nje kuruhuka, ariko hari abandi bo gushyira hasi. Sibyo? Kuki se ubuyobozi buriho? Ubuyobozi buriho kugira ngo buhoshe ayo makimbirane. Sibyo? Niba ushaka kugira ngo ubwire umuntu bimugereho, muhamagare. Ese nta torero usengeramo? Ntufite ba elders b'itorero se? Genda ubabwira bamuguhamagarire. Ese ntufite umudugudu bwe afite ububasha bwo guhamagara umuturanyi wagiranye amakimbirane n'undi akabanza kubunga, byananirana bikajya ku buyobozi. Niyo mpamvu ubuyobozi bwubakitse kuva hejuru kugera hasi, kugira ngo umuntu wese atazahohoterwa, umuntu wese ajye agira yisanga ageze ibibazo bye. None so umuntu uje kuri kamera ngo ibibazo bya bivuga aruhuke, yabuze mu buyobozi bwose anatuye, abura umuntu wamwumva. Ntabwo ariko bimeze. Ahubwo abantu bafite ubuyobe n'ubuhenebe bwo kwimura Imana, none ugasanga bafite inyota yo guharabika cyangwa inyota y'amafaranga. Nkaza hano nkavuga ibintu bibi, ubu navuze ibintu bibi bandeba, nkafata imiryango nkayita hanze, nkafata abantu nkabatuka, nkabambura ubusa, mwandeba. Sibyo? Ariko ijambo ryubaka cyangwa ijambo rivuga ikintu kizima, kugira ngo umuntu azakure barangize ikiganiro biragora. Sibyo? Rero kubera iyo mpamvu abantu bafite inyota y'amafaranga, bafite nabyita n'inzara, aremera akavuga ati mpemuke ndamuke, nemere nambara ubusa ariko nshobore kurya. Ariko ntabwo wambwira umuntu nka Bishop yabuze umuntu abwira ngo aruhuke, aza kuruhukira hano. Ntabwo umuntu nka Bishop wambwira ngo yafata kamera agatuka umugore utwite meze kuriya, ngo umbwire ngo icyo kintu twakibona tukakibona ko ari ikintu kidafite icyo gitwaye. Oya rwose. Ahubwo niba twumva kamera yasheberejeho umudamu akamutuka bimeze kuriya, azayisubireho. Ndabizi nawe ujya hagati y'abashakanye barasubiranye, nabibonye rwose, kandi nanjye ndabishyigikira, kuko si byiza gusenyana imitima ngo umusenye n'umuryango. Ariko biba byiza kugira ngo nanone aho washebereje, rega buriya iyo ushebeje umuntu w'umudamu kuriya, burya ubushebeje abadamu bose. Yes. Kandi ntabwo ari byo. Iyo umwana kumva uvuga ko nyina ari indaya, ubwo umukwe wawe azavuga iki? Umukazana wawe azavuga iki igihe azaba yatwaye umukobwa wawe? Reka mbabwire, mbere yuko tuvuga tujye dutekereza ingaruka ibintu bizakora mu miryango yacu, mu bana tuzasiga, mu buzukuru n'abuzukuruza, kuko ibi bazatureba mpaka. Kereka YouTube ni deciding gasiba ibiganiro byose twakoze. Ako nibitazabisiba ahantu noneho bigeze ntabwo ari YouTube, kuko ibi ngibi dukora umuntu akatagace agashyira kuri TikTok, kuri Instagram, kuri Facebook, hose biba byagezeho. Rero ibintu tuba dukora
reka mbabwire bene mureke twubakane mu mwanya wo gusenyana. Niba umugore wa yakunaniye bibaho, hari igihe umugore akunanira, hari igihe umugabo akunanira. Ese nimwatana mu mahoro? Yes, mwatana mu mahoro mukaba muhanye break, yenda muzongera mwisubiranye mubana amahoro, birashoboka. Ariko niba binaniranye none ngiye sinabaciraho iteka, araho binanirana. Niba binaniranye rero abana bawe wigumiraho, kandi nawe niba ushoboye no kwishumbusha ubwo ni kubyumva, ngi byo sinabyinjiramo, sibyo? Icyo Bibiliya ivuga ndakizi, nicyo gihe nakora ndakizi, sibyo? Kandi nawe urakizi unkurikira. Rero ibyo ntitwabitindaho, amakimbirane azahoraho, ntawe muzayahungira. Ahubwo imikemurire y'amakimbirane ni itandukanye. Kuki muza kuyakemurira kuri social media? Kuki muza kwambikana ubusa ahangaha? Ese Imana mutubwira yarananiwe? Se niba umaze kwambikana ubusa gutyo, uzaza umbwira Imana nyumve? Uzaza umbwira Imana itabara numve? Uzaza umbwira Imana yubaka urugo numve? Uzaza umbwira Imana mbe nyiha agaciro? Ahangaha rero ndashaka kubabwira, mureke tugaruke ku rufatiro rwa Yesu, dutangiye dukora ibintu byiza, dutangire twubakane, dutangire dukundane. Bibiliya tubwira iki? Dukunde bagenzi bacu uko twikunda. Ubaye ukunda umugore wawe nk'uko wikunda, ntago wamwambika ubusa kuriya, ntago bibaho. Mami, turi kugana ku musozo, muhitamo nadusengera, mwagira inama. Wenda nuko twagize abantu, nagize abantu nkubazaho, ariko ndabizi ko iki kiganiro kizarebwa n'abandi bantu benshi. Ni izihe nama wagira abantu wenda nk'imiryango itameranye neza? Wenda bamwe ntibajya no kuri social media, babibwira buri mugenzi. Urabizi ko bamwe, urabizi ko ashobora kutajya kuri social media, akajya mu baturanyi, mu bahisi, ukumva urabizi umugabo wanjye cyangwa se umugore wanjye gutya na gutya, mbese ugasanga ntiyagiye kuri social media ariko yabikwije umuhanda wose, kandi wenda uhamugani bafite na ntuza yo kuba basubirana mu gitondo, ariko abantu hanze biyotesheje. Sinzi ko abantu baba bose, ni izihe nama wababwira nyine nk'abantu, kuko n'ubundi ajya kubivuga umutima we warushye. Buriya rero nuko twahera hejuru, ariko ubundi umuryango ni ikintu kinini cyane. Buriya urugo rwose iyo rufite foundation nzima, urwo rugo rufite iyo foundation, niyo hajemo amakimbirane, hari ukuntu bikorohera kugira ngo ayo makimbirane uyahoshe, sibyo? Kuko nkunda kubwira abantu ngo niba ugiye mu rushako, hera ku rukundo, ariyo foundation ugira ya mbere. Kuko niba ukunda umuntu mukagirana ikibazo, ntabwo uzaza kumwandarika. Ikindi, urukundo rurihangana. Ariko hari igihe abantu baba barashakanye, hari ibyo hari igihe umuntu akora amahitamo kubera imiryango umukobwa avukamo cyangwa umuhungu avukamo, agakora amahitamo kubera umushahara cyangwa se akazi umugabo akora cyangwa umukobwa akora, agakora amahitamo nyine. Ubwo ni ibintu bitatu: amafaranga, umuryango cyangwa akazi ukora, sibyo? Ibyo byose rero ugasanga uje akurikiye akazi, niba kwirukana azagenda. Uje akurikiye imiryango ikomeye, niba atagira icyo babafasha mu family yanyu, urugo ruzasenyuka, sibyo? Rero ibyo byose nibyo urugo rushingiraho kugira ngo rukomere cyangwa rujegajege. Ariko iyo mwabanye mwarashingiye ku rukundo, nta kindi kintu mufite, ibindi bikaza bibasanga. Mwako kwijambo ry'Imana ushaka ubwami bw'Imana, ibindi byose muzabyongererwa. Iyo rero mwakundanye gusa, mwembi utaravuze ngo uyu nguyu ni umusitari, kangiye kurongorwa n'uriya musitari, ubusitari ntabwo buzakubakira urugo, sibyo? Famille y'umukobwa cyangwa y'umuhungu ntizakubakira urugo. Wabyumvise? Akazi ke umenye ko ari akazi, bazamwirukana cyangwa se akarizayininga, ntabwo kazakubakira urugo. Ikizubaka urwo rugo ni urukundo n'imibanire yanyu hagati yanyu. Rero abantu bakundanye, iyo hari ikintu kijemo cy'akayaga kugira ngo rusenyuke, hari ukuntu Imana ibasanga bakagirana kwihangana hagati yabo, kubera ko n'ubundi bashingiye ku gukundana. Ariko urugo uzabona rusambuka, ibintu bikajya mu mihanda yose, akenshi muba mwarashingiye ku rufatiro rumeze gutyo. Ariko ibyo byose nta rugo rutagira hasi hejuru. Ariko ubyifata mute? Warumbaje uti n'iki wagira inama abantu bameze bati? Niba urugo rwawe wararushingiye kuri urwo rukundo nakubwiye, uzasenga Imana izaguha kwihangana.
niba wararushingiye kuvuga ngo umugabo afite akazi keza ukabona nta gahari karagiye, ubwo nyine urabyumva kwihangana kwawe kuzakunanira kuko nta kazi gahari, kereka Imana nimuha kandi, sibyo? niba warashingiye ku miryango ikomeye y'umuhungu cyangwa y'umukobwa, iyi miryango bikaza kugaragara ko ntacyo yabafashije, nta modoka yabahaye mukishakana, nta nzu yabubakiye, urimo uravuga uti uyu muryango w'uyu mugabo wanjye nta kigenda cyangwa uyu mugore wanjye nta kigenda, ubwo nyine warongoye ya miryango, ntabwo warongoye umugore wawe. Ubwo urabyumva ko nta kwihangana uzagira. Rero icyo nababwira ni kimwe, abajene mutari mwakora, mutari mwahitamo, muzahitemo mwakundanye, ntimuzahitemo imitungo n'amafaranga n'imiryango. Ibi byose ntabwo byubaka urugo. Icyo nicyo kintu jyewe nabagira mu inama. Ikindi, murasenga Imana. Imana niyo yonyine yabafasha kubaka urugo. No muri izo kategori zose mvuze, iyo harimo Imana, ingo zirakomera. Kuko na ba mama na ba data barazubaka zigakomera, kandi bago bari bafite Imana, ariko bari bashingiye ku rukundo rw'ukuri. Yajyaga kurambagiza bakamurangira, akatwara igihe akajya kureba nyina w'umukobwa uko yifata, akajya kureba nyina w'umuhungu, bakabanza bakarambagiza imiryango, bakamenya gushaka, rero bakabona gushakana. So rero icyo navuga ni iki, ubu ngubu twagize Imana, twamenye Imana, urumva? Kandi Yesu niwe ibuye rizima ryonyine rishobora gukomeza imfuruka. Iryo buye rero ryakomeza urwo rugo rwawe, uko rwaba rumeze kose. Icyo waba warashingiyeho urwubaka, nufata Yesu ukamugera, ukamubanza umutima wawe, uzubaka rukomere. Imana izakurerera, Imana izagukomeza. Nirujegajega, Imana izaza iguha ubwenge bwo kurukomeza, bwo kurwubaka. Kuko abantu bafite Imana, umugabo arihangana, umugore akwihangana. Hari n'abantu bajya bavuga ngo abagore ngo nibo bihangana gusa. Oya, hano hanze hari abagabo bihangana, hari abagabo bashobewe cyane, hari abagabo bashwanyaguritse imitima, hari abagabo bafite depression. Ibyo byose birahari, kimwe ko n'abagore nabo barahari. Rero ibyo byose jyewe nabagira inama yuko bashaka Imana, bakayishakana umutima wabo wose. Imana izabubakira, Imana izaguha ubwenge, Imana izakwereka aho ugomba gukomeza. Niba ari ukutubaha umugabo izabikwigisha, niba ari ukutita ku mugabo izabikubwira. Umugabo izakubwira iti kunda umugore wawe, numara kumukunda rero password yo kugandukayo izikora. Ibi byose ni ibintu biri mu kubaka urugo kandi rugakomera, urumva? Rero ntabwo, kandi ashaka kubabwira ngo kuba wasengera urugo rwawe rugakomera rugashikama, suko ibibazo byarangiye, suko uwo mugabo yarangiye guca inyuma, suko uwo mugore atarimo kukubahuka no gusuzugura. Oya, ahubwo Imana iramanuka ikazana kwihangana umutima w'umwe muri bo, yakwera imbuto ugasanga n'undi biragenda birangira, ugasanga bose barongeye baragarutse. kandi reka nkubwire Jean Marie, hari igihe biterwa n'igihe, ndabona atakubwiye ngo byose ni igihe. Hari igihe umuntu ageramo mukijagaraye mwese, mukijagaraye mutazi ibyo mushaka, muri abajene, umwe ati yansuzuguye, ibyo byose ni igihe. Ariko iyo mwihanganiye mu gihe, byose birashoboka. Ushobora kwihanganira mu gihe kitameze neza, n'igihe cyo kumera neza kizaza muri urwo rushako rwawe. Shalom shalom. Kandi nukuri pe, Imana ibaho umugisha, kandi nawe ngusaba umugisha. Ku nama buri munsi bisaba imbaraga nyinshi cyane, gutumirwa ukaza, bisaba imbaraga nyinshi ukaza kubaka imiryango y'abantu hano ku isi itandukanye. Ni ibintu bikomeye cyane. Rero tugusabira umugisha, n'abandi wenda urumva mvuze mu izina ry'abantu badukurikira, Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Rero ndi kumva wadusengera, wari uri kuvuga ngo ni ukwihangana no gusenga. Ngira ngo wadusengera nk'umukozi w'Imana nyine, n'abantu batanabishoboye gusenga ubasengera Imana. Ndabizi ko mu isengesho ryanyu Imana irakora ibintu bikomeye. Imana idufashe, yubaka imiryango, idufashe yubaka imitima, idufashe dusanira abana. Ahantu hose ibona ko igomba gusana isane, kuko abana bacu n'ibisengeri kandi bitewe natwe n'imibanire yacu mibi nk'abashakanye, ugasanga ingaruka zigarutse ku bana. Ibyo byose rero Imana idutabare. Reka dusenge. Uwiteka Mana isumba byose, Imana yaremye ijuru n'isi, se umwami wacu Yesu, duciye bugufi tukuzamura ishimwe n'icyubahiro, tugushima kuri Imana. Mwami mwiza, ni wowe wenyine wakubaka urugo rugakomera. Tukweretse ingo mwami ziri mu manegeka muri aka kanya, tukweretse amakimbirane y'imiryango hirya no hino. Uri Imana ishobora byose. Rero ngwino usane uriya muryango uri musenyuka, ngwino usane bariya abana basenyutse imitima, ngwino usane Mana isumba byose, kugira ngo umuryango wawe Data mwiza wongere wubakike. Umuryango mwiza bivuze igihugu cyiza,
umuryango mwiza bivuze itorero ryiza. Mana asumba byose rero turakwinginze kugira ngo ijambo ryawe rikomeze gushinga imizi mu mitima ya benshi, kugira ngo dushobore gukiranukira no gukora iby'umwami wacu Yesu Kristo ashima. Kandi ibyo ashima harimo gukiranuka, harimo gukora ibyiza gusa. Mana isumba byose rero ngwino duhaze urukundo mu mitima yacu, kugira ngo natwe dushobore gukunda abatugose, abana bacu dushobore gukunda, abo twashakanye dushobore gukunda, abaturanyi bacu ndetse n'igihugu cyacu. Umwuka w'Imana rero ngwino utegeke uganze kandi ukomeze kudushoboza. Turakwingize kugira ngo abarwayi bari mu bitaro bakirishe ikiganza cyawe cy'imbabazi, abarushya baremerewe mwami mwiza muri aka kanya bari bafite depression, turasenze mwami ngo basange ubahe amahoro, ubahumurize. Shimwa shyirwa hejuru rero, tegeka ganza, habwe kuzo n'icyubahiro mu izina ryawe Yesu nseze nizeye, amen.